kuko abifata nk'inzitizi nini cyane mu nzira yo gushyira mu bikorwa umugambi we, bityo igitero icyo ari cyo cyose cy'Abanyamerika n'ubugizi bwa nabi no gushyigikira umwanzi wa Isiraheli urwanya Irani biri mu ntego imwe yo gufasha umwanzi wa Isiraheli kugenzura akarere kose, kandi ibi ntibishobora kwihanganirwa kuko bisobanuye kwambura ubwigenge n'agaciro k'igihugu cyacu, kugihindura imbata no kugitesha agaciro, gusenya umwirondoro wacyo no kwigarurira ubutaka bwacyo, gusahura umutungo wacyo no gushyiraho uburyo bwo kumena amaraso, kubaha ubutaka n'ibyera by'igihugu. Bityo urugamba ni urugamba rw'igihugu cyose, ni icyubahiro cy'agakiza kandi intsinzi y'igihugu iri mu guharanira inzira y'Imana ishobora byose. Nk'uko yavuze ngo murwane mu nzira y'Imana kandi mumenye ko Imana yumva kumenya, kandi bakurikirana hafi ibikorwa byose mu karere, harimo n'ibikorwa by'abanzi bibangamiye igihugu cyacu, kandi ku bufasha bw'Imana bazafata ingabo zikenewe, ingamba zemewe zo kurinda igihugu cyacu n'abaturage bacyo bafite ishema. Yemeni n'abaturage bayo barakomeye cyane, ubuyobozi bwizerwa n'ingabo ziharanira gutsinda. Bazahagarara ku ruhande rw'igihugu cyose cy'Abarabu cy'Abayisilamu cyugarijwe n'Abazayonisite, ubugizi bwa nabi cyangwa gihitemo guhangana n'ubugizi bwa nabi mu kwirwanaho cyangwa mu gushyigikira abarwanyi b'Abanyepalestina. Ntituzatererana abavandimwe bacu bari muri Gaza. Aho ngo rero akaba ari umuntu ukomeye cyane, aho noneho Abahuti bo muri Yemeni bavuze noneho ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane, intambara ya Israeli yagabye kuri Palestina ariko na Irani bakarwana ku ruhande rwa Irani, umufatanyabikorwa wabo wizewe kandi ukomeye cyane, mu gihe intambara igikomeje gushyamiranya impande zombi. Ku rundi ruhande umwuka ugikomeje kuba mubi cyane. Perezida Donald Trump we yakomeje agira gutya n'ubundi. Isi iri mu bihe by'akajagari kandi ibikoresho bya gisirikare n'imbaraga z'intwaro zimwe na zimwe ziratangaje cyane ku buryo bigoye kubyumva. Nta nubwo wakwifuza kumenya uko zimeze, cyangwa ushobora no kurangiza iki kibazo mu masegonda abiri gusa niba ubishaka. Perezida Donald Trump avuga amagambo ateye ubwoba cyane, agaragaza ko iyi ntambara ishobora kuzarangira hakoreshwemo intwaro kirimbuzi nk'uko abasesenguzi bamaze iminsi babivuga, ariko igitekerezo kitari kiza habe na gato. Ku ruhande rwa NATO yo ntago ariko n'undi ibibona ko Irani irwanira cyanyacyo, ahubwo NATO yo dore uko ibibona. Ibi ntibyari byitezwe, ni byiza cyane ku ruhande rwa Mark Rutte, umuyobozi wa NATO. Mvugishije ukuri, byari ingenzi cyane ko Irani itabona ubushobozi bwa nucleaire cyangwa se ubushobozi bwa misile ziremereye balistike. Ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli bari gukora ubu ni ukugabanya ubwo bushobozi bwa Irani, kandi ntekereza ko ari ingenzi cyane. Ibi ni ingenzi ku mutekano w'Uburayi ndetse n'Uburasirazuba bwo hagati. Hanyuma asa n'ushishikariza ko ibihugu bya Isiraheli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri kurwana inzira y'ukuri, ndetse kandi ko Amerika yiteguye gufatanya n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye mu kongera gufungura umuhora w'ubucuruzi wa Hormuz cyangwa se Strait of Hormuz ku bijyanye n'ubucuruzi bunyura mu nyanja. Avuga ko ibihugu byagakwiye guhaguruka bigatangira gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel mu gufungura uyu muyoboro, ndetse kandi bagafasha ibihugu mu kurwanya Irani ndetse ngo n'abambari bayo, mu gihe n'ubundi ibi byose biri kuba mu gihe umwuka ugikomeje kuba mubi mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane mu kigobe cya Persi ndetse n'ibihugu bya Gulfe, aho intambara igikomeje kugira umwuka mubi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ya mbere zatakaje indege yabwo ya mbere ikomeye
ya F-35 yarashwe na Irani nyuma y'ibitero bikomeye cyane cyangwa se operasiyo zagabwaga muri Iran. Ariko si ibyo byonyine, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gahunda yo gufungura umuyoboro wa Hormuz, ibihugu bigiye bitandukanye nk'Ubutaliyani, Ubuyapani ndetse n'Ubwongereza n'Ubufaransa noneho byemeye ku mugaragaro ko bigiye gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufungura umuyoboro wa Hormuz. Harashize igihe gitoya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump asabye ibihugu bibanye ko byamufasha gufungura umuyoboro wa Hormuz, cyane cyane kohereza amato y'intambara mu guherekeza amato atwaye ibikomoka kuri peteroli. Gusa ibihugu bimwe byari byamuhakaniye, gusa biragaragara ko ibihugu byatangiye kwisubiraho mu mugambi wabo wo gufungura umuyoboro wa Hormuz uri gufatwa nk'intwari ikomeye cyane Iran iri gukoresha mu kugira ngo ishegeshe ibihugu, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigira uruhare ndetse bikagira n'inyungu kuri uriya muyoboro ku bucuruzi bwambukiranya inyanja bukorerwa muri iriya nzira mu kigobe cya Persi. Ariko nanone reka nkubwire aya makuru ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje n'ubundi indege zitandukanye z'intambara. Ni indege ziteye ubwoba cyane zo kurwana kugira ngo babe bafungura n'ubundi biriya bice, aho bohereje indege za Apache cyangwa se helicopter zizwi cyane ku Banyamerika zirwana intambara, ndetse kandi bongera n'indege zidasanzwe mu kurwana ku butaka, hafi yo ku butaka ndetse no mu bice bigoye cyane by'imisozi. Reka nkubwire ngo nahangaha mbaye nsoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, nagushidikanya ugenda udakanze kuri subscribe kugira ngo tuzabane nawe ubutaha. Reka nkubwire ngo ciao ciao.